tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku rukundo. Burya kamere ya muntu ni kamere yifuza ko yagira umuntu bakundana muri rusange kandi umuntu badahuje igitsina. Uyu munsi niyo mpamvu nafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire ku bintu bitanu umukobwa azakwereka mu gihe agukunda. Dore ko niba umukobwa akwereka bino bitanu by'ingenzi, uba udakwiriye kuzamusuzugura na rimwe cyangwa ngo uzamubabarize umutima kuko uyu mukobwa bagukunda. Ese wowe musore ufite umukobwa uvuga ko mukundana, ibi bintu bitanu arabikwereka? Uyu munsi munyemerere turamburire hamwe igitabo kikwereka ibintu bitanu umukobwa akwereka mu gihe abagukunda muri rusange. Njye tujye kubana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, nguhaye ikaze. Ikintu cya mbere umukobwa azakwereka, ahora ashaka kukuba hafi. Burya umukobwa agukunda, iyo umukobwa agukunda ahora ashaka kukuba hafi yawe. Iki nicyo kintu kikwereka ko agukunda, aho umukobwa agerageza kukwereka ko atishima igihe aba atari kumwe nawe. Umukobwa ugukunda ntabwo ajya yishimira kukubura cyangwa ngo akuburire umwanya wawe, kuko uyu mukobwa aba ashaka kukuvugisha cyane buri munsi, yaba ari kuri telefone cyangwa kuri message muri rusange, aho agerageza no kugira utugambo kwandikira buri munsi, aho akubaza ati se umeze ute, wariye, waryamye. Ibi byose ni ibintu umukobwa akwereka iyo ashaka kukwereka ko agukunda. Kandi burya ngo abagukunda niyo yaba ari busy azajya aguha igihe gito cyane kugira ngo akubaze ko umeze. Ibi ni ibisobanuro ko uri umuntu w'ingenzi cyane muri we. Twagiye ku kintu cya kabiri umukobwa akwereka iyo agukunda. Umukobwa burya iyo agukunda agerageza kugushima kandi akakwereka ibyiza byawe, aho umukobwa agerageza kujya agushimira buri munsi, akakubwira ko akwishimiye, akagira n'icyo agushimira kuri wowe, nk'urugero ureba neza, wambara neza, ibintu byinshi. Burya uyu mukobwa aba yishimiye kuba ari kumwe nawe. Iyo yagukunze ahora akubwira amagambo meza, nk'urugero arakubwira ati urasa neza uyu munsi, nkunda uko utekereza. Nta gihe ajya akuvuga nabi imbere y'abandi. Ibi bikwereka ko ari ikimenyetso cy'uko yishimira kuba ari mu buzima bwawe muri rusange. Twagiye ku kintu cya gatatu umukobwa akwereka iyo yagukunze. Umukobwa burya yagukunda aragushyigikira mu byo ukora, aho agerageza kugushimira kandi akagutera imbaraga mu byo ukora, abona byazakugeza imbere cyangwa bikaguteza imbere muri rusange. Niba ari amasomo yawe, niba ari business yawe, agerageza kugushyigikira mu byo ukora. Umukobwa ugukunda ahora yifuza ko watsinda muri byose, aho agenda akubwira amagambo agutera imbaraga, aragukomeza iyo uciwe intege. Niyo abandi baguseka, we aguhagarara inyuma maze akagufasha mu byo ukora, kuko uyu mukobwa aba agukunda cyane. Kuko urwo rukundo ruba rushingiye ku bucuti n'ukwizera. Uyu mukobwa uzamufate neza kuko aba agukunda iyo umukobwa agushyigikira mu byo ukora byose. Twagiye ku kintu cya kane cyangwa ikimenyetso cya kane uzabona ku mukobwa ugukunda. Ikintu cya kane, agusangiza ibanga rye. Burya umukobwa ugukunda ntabwo ajya agira ubwoba cyangwa ngo agire ikibazo cyo kukubwira amabanga ye yose yagiye agira mu buzima bwe, kuko uba uri umuntu ukomeye mu buzima bwe, aba akwizeye muri rusange kandi aba agukunda. Iyo umukobwa yagukunze ntatinya kukubwira iby'ibanga rye, aho akubwira ibyamubabaje, ibimutera ubwoba cyangwa inzozi ze. Burya abakobwa ntabwo bajya bakunda kuvuga inzozi zabo, ariko iyo agukunda burya arakwerurira akakubwira icyo ashaka kuzaba mu gihe kizaza, kandi akakubwira n'uwo yifuza kuzaba we, n'uwo yifuza kuzasazanya nawe muri rusange. Aba yizeye ko utazamutenguha. Ibi byerekana ko akubonamo umutekano n'icyizere. Uyu mukobwa uzamufate neza ukwereka kino kintu cya kane tubonye, aho agusangiza iby'ibanga rye. Mbere yuko tujya ku mwanya wa gatanu cyangwa ku kintu cya gatanu umukobwa azakwereka, niba utarakora kuri subscribe, yikoreho kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho tuzajya tugaruka kuri byinshi kandi byakugirira umumaro.
Ese ufite amatsiko yo kumenya ikintu cya gatanu umukobwa akwereka, cyangwa ikimenyetso cya gatanu umukobwa akwereka mu gihe agukunda? Nanjye rwose mfite amatsiko. Twihuse, ikintu cya gatanu burya umukobwa akwereka iyo agukunda agaragaza ishyari ryoroshye, aho atangira kuzanamo utuntu two kugufuhira buri munsi. Burya umukobwa ukwereka ko agufuhira, burya uriya mukobwa aba agukunda. Nta mukobwa ukunda kuba adafite udushyari na duto ku bigendanye n'urukundo, kuko arashobora kutishima kukubona iyo uvugana n'abandi bakobwa. Iyo akubonye uvugana n'abandi bakobwa burya ntabwo aba yumva bimushimishije. Iyo umukobwa agukunda agerageza burya kukwereka ko agufuhiramo gakeya, ariko ntabwo ajya arwana cyangwa ngo abigaragaze cyane, kuko aba akubaha cyane. Agerageza kuzagenda abikwereka gahoro gahoro, aho akwereka nk'umuntu, aho agutangira kugenda akwereka ibintu byinshi ko akwitayeho kandi atifuza ko yajya akomeza kukubonana n'abandi bakobwa bagenzi be. Uyu mukobwa uzamwiteho cyane kandi uzamufate neza ukwereka bino bintu bitanu. Ku mwanya wa mbere twabonye ko ahora ashaka kukuba hafi yawe. Ku mwanya wa kabiri twabonye ko agerageza kugushima, akagushimira, akagusingiza. Muri make aba ashaka kukwereka ko akwishimiye. Ku mwanya wa gatatu agushyigikira mu byo ukora byose bya buri munsi, abona ko byazagira aho bikugeza. Ikintu cya kane twabonye ko agusangiza iby'ibanga rye. Ikintu cya gatanu twabonye ko agaragaza ishyari ryoroshye cyangwa agufuhiramo gake. Ibi byari ibintu bitanu cyangwa ibimenyetso bitanu umukobwa akwereka, bikakwereka ko uyu mukobwa agukunda kandi ko muri kumwe mu rukundo, afite gahunda, adashaka kugutakaza mu buzima bwe. Niba wakunze kino kiganiro, kora kuri subscribe, kandi niba wagikunze ntiwibagirwe no gukora kuri like, ko nukora kuri like uraba utweretse ko wakunze kino kiganiro. Njye twabanye muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Thank you so much.